Album yangira indirimbo nyinshi cyane zikora ku marangamutima y'umuntu. Rero mfite expectations z'uko abantu benshi bazarira. Ndashaka kubaza ese muri myaka yose umaze muri kariyeri no kubera iki watinze kuba wasohora album? Album ntago ngiye nigeze ninyizerera mu kuyikora gusa ngo ibara album. Hagomba kugira n'uburyo icuruzwa hagira nyine ni byinshi muhanzi anyuramo. Ntabwo nigeze nibona nk'umuhanzi wasohora album gusa kuko mfite indirimbo. Yego. Rero ibyo bimaze kuboneka nabonye uburyo bwiza bwo kwisohora dore ngiyi abantu barabibona. Iyi album noneho nize expectation ufite kuri iyi album utigeze utekereza ko zabaye mu zindi album zose? Natinze ku kintu kijyanye n'amarangamutima. Muri izi ndirimbo zigera kuri 20 noneho niyihe ndirimbo wakunze cyangwa se uvuga ati iyi ndirimbo muri izi zose niyo nkunda kurenza izindi? Zose narazikunze kuko nabuze imbaraga zo gusebamo nimwe. Ntabwo nashaka ko playlist iba ndende gutya ariko nabuze imbaraga zo gusebamo nimwe. Ya yindi uvuga ngo iyi niyo yanjye ku mutima base. Kuburyo umuntu ntakubeshya icyo kibazo kirangoye ntago nabeshya. Nago. Niyo umuntu yakubwira ngo mbwira indirimbo ku kanya kuri album nta nimwe wabanza guheraho? Ntago nayibona. Hanyuma umwaka wa 2025 ufitemo izihe ngamba Bruce Melody ugiye gukora ibiki mu mwaka wa 2025 ufitemo ibiki umukobwa ngo babuja ahita basa? Ibintu ngiye gukora muri 2025 ni ugufata urwego rwanjye nkaruzamura ku kigero byibura bingana na 30% y'akazi nari narakoze mu myaka yose itambutse. Vuga ngo ugiye gufata ibintu byose wakoze bikubire hamwe ubikubire 30. Nibyo nshaka. Murakoze cyane. Kandi Imana izabimufashemo. Murakoze cyane. Amen. Ikibazo cya mbere nshaka kukubaza, ntacyo reka nkoresha mikro zanyu. Ndashaka kubaza ese muri myaka yose umaze muri kariyeri no kubera iki watinze kuba wasohora album? Album ntago ngiye nigeze ninyizerera mu kuyikora gusa ngo ibara album. Hagomba kugira n'uburyo icuruzwa hagira nyine ni byinshi muhanzi anyuramo. Ntabwo nigeze nibona nk'umuhanzi wasohora album gusa kuko mfite indirimbo. Yego. Rero ibyo bimaze kuboneka nabonye uburyo bwiza bwo kwisohora dore ngiyi abantu barabibona. Iyi niyo album yawe ya mbere, right? Iyi album yanjye ya kane. Iyi ni album yawe ya kane. Iyi album noneho nize expectation ufite kuri iyi album utigeze utekereza ko zabaye mu zindi album zose? Natinze ku kintu kijyanye n'amarangamutima. Imbere mu mutima atari kuvuga ko nakunze umuntu nakubonye nagukunze hahiye oya cyangwa se twanyweye twasinze oya nabyo wenda ntibyabura ariko album yangira indirimbo nyinshi cyane zikora ku marangamutima y'umuntu. Rero mfite expectations z'uko abantu benshi bazarira. Hari indirimbo rero wavuze ni uzagaruke wavuze ko ifite ubusobanuro bwinshi mu ndirimbo zose ziri kuri album. Ese wadusangizaho akantu gato kuri iyo ndirimbo? Umungirira abantu ko bazaza ku itariki 21 nkazabibabwira nisanzuye. Urabona hano ni hatari gusa ni nacyo twateguriwe munsi. Okay, duhe experience noneho yo gusohora album. Ese ni uruhe rugendo wenda rutoya wavuga nko mu magambo atarenze? Ni akazi gakomeye cyane umuntu adakwiye gukora atakizeho neza. Album iravuna ariko kuyisohora bivuna inshuro nyinshi kuruta kuyikora. Yego. Muri izi ndirimbo zigera kuri 20 noneho niyihe ndirimbo wakunze cyangwa se uvuga ati iyi ndirimbo muri izi zose niyo nkunda kurenza izindi? Zose narazikunze kuko nabuze imbaraga zo gusebamo nimwe. Ntabwo nashaka ko playlist iba ndende gutya ariko nabuze imbaraga zo gusebamo nimwe. Ya yindi uvuga ngo iyi niyo yanjye ku mutima base. Kuburyo umuntu ntakubeshya icyo kibazo kirangoye ntago nabeshya. Nago. Niyo umuntu yakubwira ngo mbwira indirimbo ku kanya kuri album nta nimwe wabanza guheraho? Ntago nayibona. Okay, urakoze cyane Bruce Melody.